Nshuti za Action TV turabasuhuje aho muri hose nimugira amahoro. Muri iki kiganiro rero uyu munsi Action TV yabateguriye tugiye kurebera hamwe kandi tumenyereho icy'ukwezi k'umugore ari cyo. Tugiye kurebera hamwe icy'ukwezi k'umugore ari cyo. Ukwezi k'umugore mu rusange ni iki? Ukwezi k'umugore ubusanzwe kugizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere rero tugiye kugenda tubasobanurira buri gice kugira ngo buri wese wumve ikiganiro, cyane cyane umugore cyangwa umukobwa cyangwa se undi wenda ushobora kuba yamufasha kugira ngo amenye ukwezi k'umugore icyo ari cyo asobanukirwe. Igice cya mbere cy'ukwezi k'umugore ni iki? Igice cya mbere cy'ukwezi k'umugore ni iminsi ya mbere itangira ukwezi k'umugore. Iyo minsi rero ikaba igaragazwa cyangwa isobanuwe n'uko umugore ari mu mihango. Icyo ni cyo gice cya mbere kigaragazwa cyangwa kigasobanurwa n'uko umugore ari mu mihango nyirizina. Iyo minsi rero umugore amara ari mu mihango ishobora kuva ku munsi umwe ikaba yagera ku minsi 7. Hano ariko turagira ngo dusobanure ku munsi umugore amara ari mu mihango ko ishobora kuva kuri umwe ikagera kuri 2 cyangwa ikagera kuri 3, ndetse yewe ikaba yazamuka cyangwa se ikaba yanagabanuka ikagera wenda ku minsi 4 cyangwa 5, cyangwa se ikaba yanarenga ikagera ku minsi 7 nk'uko twari tumaze kubibona haruguru. Ariko ibyo bikaba biterwa n'imiterere y'umubiri w'umugore cyangwa se w'umukobwa, nk'uko mu gihe cy'imihango hari abarwara rwose bakajya no kwa muganga, ugasanga abandi ntacyo bibatwaye, nubwo hari bimwe na bimwe umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango aba atakora bitewe n'ibyo biharimo. Tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'ukwezi k'umugore. Igice cya kabiri rero ni igice gikurikira iminsi umugore yarimo mu mihango, kikaba cyitwa igice cy'uburumbuke. Urumva ko igice cya kabiri cy'ukwezi k'umugore nacyo bagihaye izina, kikaba cyitwa igice cy'uburumbuke. Igice cy'uburumbuke cy'ukwezi k'umugore kiva ku munsi wa 8 kikagera ku munsi wa 19. Hano rero turagira ngo dusobanure ko abagore cyangwa abakobwa ntawe ugira ukwezi kumwe cyangwa ukwezi kumeze n'ukundi. Buri wese agira ukwezi kwe, nubwo hari abashobora kugira mu mihango rimwe. Ntibiba bisobanuye ko ukwezi kwabo guhuye rwose 100%, kuko buri kwezi k'umugore kugira iminsi yako, ni ukuvuga igihe gutangirira kugeza igihe kurangirira. Ubushakashatsi ariko bwerekanye ko abagore n'abakobwa bagira ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32. Ni ukuvuga ku munsi umwe kugeza ku munsi wa 26 cyangwa se kumuva ku munsi umwe ukageza ku munsi wa 32. Ariko hagati y'iminsi y'ukwezi k'umugore gufite iminsi 25 cyangwa 32, abenshi bakaba ukwezi kwabo kugira iminsi iri hagati aho ngaho. Mbese ni ukuvuga ngo benshi bahuriza muri iyo minsi. Bitabujije ko ariko hari abashobora kugira hasi y'iminsi 26 cyangwa se hejuru y'iminsi 32. Ni ukuvuga ko hari abagore bashobora kugira kuva ku munsi umwe ukwezi kwabo ukagera ku minsi 26, cyangwa se ukagira iminsi 27, ukagira iminsi 28, ndetse ukaba kwanagenda ukageza ku minsi 32. Haruguru gato rero twari twavuze igice cy'iminsi y'uburumbuke kuri hagati y'iminsi 8 kugeza ku munsi wa 32. Iyo minsi rero iri hagati aho umugore cyangwa umukobwa ukoze imibonano mpuzabitsina ashobora kuba yasama. Niyo mpamvu bayise iminsi y'uburumbuke, kubera ko iyo minsi nyine twari tumaze kuvuga hagati y'8 na 32, umugore ukoze imibonano mpuzabitsina cyangwa umukobwa ukoze imibonano mpuzabitsina ashobora gutwita cyangwa se agasama. Turagira ngo ahantu rero mu minsi y'uburumbuke abagore cyangwa abakobwa mwasobanukirwe. Rwose ndabasabye nti niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umugore, fata agakaramu wandike ibintu tugiye kukubwira. Cyane cyane niba uri umukobwa ugomba kumenya niba igihe utangiriye kujya mu mihango, niba ari ukwezi kwa mbere ukajya mu mihango ukwezi kwa kabiri, ukajya mu mihango ukwezi kwa gatatu,
birahagije kugira ngo ube uzi neza niba ukwezi kwawe guhindagurika. Umva icyo nshaka kuvuga. Niba uri umukobwa, wenda tufate urugero rw'umukobwa, utangiye kujya mu mihango wenda utaragira umugabo, wowe ubwawe birahagije kugira ngo umenye niba ukwezi kwawe guhindagurika. Ibi birasaba iki rero? Birasaba ko ufata urupapuro ukandika. Ukwezi k'umugore ntabwo ari ukwezi babarira kuri kalendari, uyu munsi ni itariki ya mbere ngo utangire ubara. Oya, ahubwo ukwezi k'umugore gutangirira igihe umuntu agiye mu mihango. Ni ukuvuga ngo umugore wagiye mu mihango ku itariki ya mbere, ukwezi kwe ubwo kwatangiye ku itariki ya mbere. Umugore cyangwa umukobwa se wagiye mu mihango ku itariki ya gatanu, ubwo ukwezi kwe kwatangiye ku itariki ya gatanu. Umugore cyangwa umukobwa wagiye mu mihango ku itariki ya 23, ni ukuvuga ngo ukwezi kwe kwatangiye ku itariki ya 23. Icyo nshaka ko mumenya hano igiki rero, bakobwa cyangwa abagore mudashaka gutwara inda mutateganyije, cyangwa se mukaba mwifuza gukurikiranya urubyaro mu bihe bya ngombwa, mu bihe mushaka, ndagira ngo mumenye iki kintu. Niba warigenzuye igihe wari umukobwa amezi 2 cyangwa 3, ndetse nano ushaka kuyakora kubera ko wenda umukobwa aba adafite umugabo, ugakurikira neza ugasanga ukwezi kwawe gufite iminsi 28. Aho niho dufatira urugero. Turabaze guhera wenda ku itariki ya mbere tujye ku minsi 28, cyangwa se turaza guhereye ku itariki ya 10 tugeze ku minsi 28, cyangwa se turaza duhereye ku itariki ya 25 tumaze iminsi 28. Niba rero hagati y'icyo gihe we mukobwa warakurikiranye ukamenya yuko igihe cyawe cy'ukwezi kw'imihango cyangwa ukwezi k'umugore kudahindagurika ukaba ufite iminsi 28, ndagira ngo umenye ibintu bikurikira. Icya mbere, uko kwezi kwawe kw'iminsi 28, icyo wakora ni ugabanyamo kabiri. Ufata ya minsi ya 28 ukayigabanyamo kabiri, ubwo ni iminsi 14. Mbese kuva ku 28 kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 14 ni iminsi, ubwo ni kimwe cya kabiri. Kuva ku munsi wa 14 no kugeza ku munsi wa 28, icyo ni igice cya kabiri. Ugomba kumenya iki rero, ni ukuvuga ngo kuri uwo munsi wa 14 ubundi nyirizina nicyo gihe wowe mugore cyangwa umukobwa wagombye gutwariraho inda. Iyo uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina, aho hantu wagombye gutwara inda. Ariko rero kubera yuko intanga z'umugabo zishobora kumara amasaha 72 cyangwa se iminsi 3 zitegereje ziri mu nda y'umugore, niyo mpamvu bashyizeho umurongo ntarengwa. Bashyizeho iki? Umurongo ntarengwa. Baravuga bati ku uwo munsi wa 14, wowe mugore cyangwa umukobwa ushaka kudatwara inda, mbere y'iyo minsi 14 uhereye ku munsi wa mbere waboneyeho imihango kugeza ku munsi wa 14, uwo munsi wa 14 ushobora kuza imbere yaho wenda kw'iminsi 4 cyangwa 5, ukirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Nanone kandi tumenye yuko intanga y'umugore ishobora kurekurwa nyuma wenda y'umunsi wa 14, ariko ntabwo ishobora kurenga bugiye umunsi wa 15 itaraza. Ni ukuvuga ngo uhereye ku munsi wa 14 ukageza ku munsi wa 19 nabwo wakwirinda gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo minsi iri hagati aho ngaho, hagati y'umunsi wa 9 kugeza ku munsi wa 14 no guhera ku munsi wa 14 kugeza ku munsi wa 19, umugore cyangwa umukobwa udashaka gutwara inda, niba warisuzumye igihe wari umukobwa ugasanga ukwezi kwawe k'umugore kutarenze iminsi 28, ni ukuvuga ku munsi wa 14 cyangwa se hagati y'itariki ya 9 ku munsi wa 9 mutubarire kugeza ku munsi wa 19, iyo minsi iri aho ngaho hagati niyo minsi yawe y'urubumbuke. Iyindi minsi iriri byawe nta nkomyi. Igice cya gatatu rero cy'umunsi cy'ukwezi k'umugore kigizwe n'iki? Igice cya gatatu gisobanura iminsi yegeye ukwezi k'umugore kuzakurikira, ikaba iminsi isoza ukwezi k'umugore, mbese igihe umugore aba agiye kubona imihango y'ukwezi kuzakurikira. Icyo ni igice cya gatatu. Igice cya gatatu cyayo cyo gisoza igihe umugore aba yenda kubona imihango y'ukwezi kuzakurikira. Icyo gice gikunze kuva ku munsi wa 20 kugeza abonye n'imihango y'ukwezi
kuzakurikira nk'uko twari tumaze kubibona. Muri icyo gihe rero umugore cyangwa umukobwa ashobora kumva yiyumvamo ibimenyetso by'imihango izakurikira, ariko wenda akabifata ko ari impinduka zo mu mubiri, ariko burya nibyo bimenyetso byerekana ko ugiye kuzasubira mu mihango y'ukwezi gukurikira. Ibyo bimenyetso rero bishobora nko kumva ubabara mu mugongo, ushobora kumva mu nda hagugaraye cyangwa se rimwe na rimwe hakurya, ushobora rwose no kumva udashaka kurya, ndetse rimwe na rimwe ukumva wagize n'isereri. Ibyo bimenyetso tumaze kukubwira ni ibimenyetso bigaragaza yuko wenda kubona cyangwa se wenda kujya mu mihango y'ukwezi gukurikiye uko wari urangije. Icyo gihe rero kirangizwa no kubona imihango y'ukwezi gukurikiyeho. Hanyuma wa munsi wa mbere waboneyeho imihango ugatangira kubara ko ukwezi kwawe k'umugore nanone gutangiye, ukagenda ubibara kugeza ubwo nyine uzarangiriza rero iminsi yawe uzi ko ariko niba udahindagura iminsi cyangwa se ukaba uhindagurika, ariko cyane cyane aha ngaha twibanze ku mugore cyangwa umukobwa ufite ukwezi kwe kudahindagurika. Ubutaha rero tuzavuga cyangwa tubasobanurire ukwezi k'umugore kugira iminsi mike cyangwa se ukwezi guhindagurika. Tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Murakoze.